Ndi Papa Sava. Papa Sava. Uzananiriwe? Aho nzi. Urashaka kumenya? Niba ushaka kumamenya uhambwire. Niriwe naherekeje umudamu w'inshuti yanjye. Umugabo we yari yamuhaye amafaranga yo kugura inkweto n'isakoshi. Ndumva uri umudamu mwiza uzi gufasha. Waruzi n'ibindi? Ndashaka divorce. Ngo Ndashaka divorce. Ko wiri uherekeza za nibyo gitumye uca ibitabo. Ko Papa Sava. Ntabwo nyiri umugore wawe. Ntabwo nyiri umugore wawe hano nabaye ntabwa ntabwo nyumvikana wagira ngo ndushwa agaciro nitorosho muri uru rugo. Ubuse ku buryo utakimpa agaciro. Ninde ukugize itorosho koko? vugisha ukuri ninde ukugize itorosho. Hanyuma nje nawe tukibana Papa Sava wanyitagaho. Warampangayikiraga. Tubyara Sava warampangayikiraga. Nabyaye Sava wampaye igitenge. Sibyo? Sava batizwa. Wampaye ibaze. Wari ugeze ku rwego tujye gusura bene wacu ukabashyira ibintu byiza, ukabashyira ibitenge, ukabashyira imyenda, nyine ukabereka ko bakunze. Muri make icyo gihe nibwo mperuka kubona ko nari nkunzwe muri uru rugo. Wowe ubwawe waranyingingaga ukambwira ngo ninjye gupfumuza amatwi. Nubwo ari njye wabyanze Papa Sava wanyitagaho. Nari umugore nanjye mbona ndi umugore ubereye urugo. Ubusa agaciro manakaye. Umva ndashaka divorce. Kugeza aho tubyariye vrema niba vrema araze muri uru rugo ntugishaka no kunyikoza. Ubuzima bwawe nakabari n'ibitabo na gitari bitamaye 12. Hanyuma ndakubwira ngo naherekeje umugabo we yamuhaye amafaranga yo kugura isakoshi n'inkweto. Nta kintu bikubwiye. Ntabwo washize imyaka 3 utarangurira urukweto. Hari umwenda mperuka. Hari ikintu na kimwe umarira na kimwe muri uru rugo. Nje nakubwira ngo ndashaka divorce ntandukanye nawe. Ushaka divorce? Ubwo niba utumva ikinyarwanda umbwire. Mwese urakomeje. Kuba nkubwiye ngo uri umwana mwiza waherekeje undi muntu
nicyo cyatuma ufata ibitabo gata warangiza ukavuga ngo ukeneye divorce. Ndakwanga se. hanyuma se urankunda unkunda mu magambo noneho ndagukunda bimenye rero urankunda mu magambo ntugishaka no kunyereka igikorwa na kimwe. Papa Sava kera wajya kujya ku cyokezo ubwo ukanyukiriza akaburusho tukanzanira, ariko utuma wagira ngo ntabwo nkiri umugore wajya sinyira umugore w'isezerano muri urwo nabaye ahari ntihabara ryawe. Kubera iki ngiye ntacyo mu rukundo rwawe kumbwira ko unkunda uba wumva bihagije. Urankunda se mazi niba nambaye ikarisi icitse cyangwa ari nzima. Urankunda hari isuti uzi nambara. Urankunda uzi niba nyene agatambaro ko mu mutwe. Urankunda unkundikira. Kubivuga gusa wumva bihagije. Nanjye ndagukunda ariko ndashaka divorce. Nta n'ikintu bikubwiye. Yes, maître. Waza kongeraho se cyangwa ukambwira ahantu ndi gira ibyangombwa ngo kubwira ukuntu wankurikiranira bya divorce n'uyu mugore wanjye. Ese ko yamaramaje wa mubyeyi we uragira ngo kugira ngo umuntu azicane n'undi agira ate arabura wenda uko yankubita icupa akajugunya ibitabo akabishwanya. Ubu si igitabo gipfa iki n'umuntu koko ku buryo umuntu ukubise imbwa se ntubizi se ungeraho nko mu masaha 11 nta kibazo uvuye ku kazi. Sawa. Nese Papa Sava nuko yisu byanzura. Ntabwo mbwiye ko ushaka divorce se. Uragira ngo habeho divorce se n'abantu barwanye. Natwe tube nk'abatagira umutima turwane. Niba ukeneye divorce urayikeneye. Ubu urajugunye igitabo kigutwaye iki? Wahagurutse ukankubita urushyize. Papa Sava nuko Imana ntabwo natekerezaga ko ari uko wari kubigenza. Kubera uyise wihutanye n'uhamagara maître wawe ariko ntabwo ari uko twari gukemura ikibazo. Ariko ngiyewe nuko nubahirizaga ubusabe bwawe. Nase ubusabe bwawe nubahirije se? None se ko nanjye banshutse bagira bate ushobora sa neza. Yego. Yes. Merci beaucoup. None ubu nakurebye kuva ku rukweto kuzamuka ku ipantaro kuzamuka ku mupira kuzamuka ku bisuko amagambo ashize ivuga. Ese ko wagira ngo udurukana mu myaka nk'itanu ishize. Sheri ntabwo udurukana ufite uruhu rimeze gutya. Aho jure. Oya. Urashaka kumuraho amakuru reka ngwihorere. Uzi ukuntu usa? Uzi uruhu ufite reba amaboko yawe. Swe ko Nelson. Reba noneho agapira wambaye. Umva Sheri cyakoze. Urabizi ntabwo nta kintu naguhisha. Sheri. Ibi byose niwe. Wa musheri wawe cyane. Iyo agiye Buraya yanzanira imyenda sinzi umuntu amubwiye size yanjye. Azi size yawe cyane. Azi ipantaro wambara mu nda akamenya amataya akamenya n'isutiye. Byose babizi. Ibisuko niwe wabimitiyemo. Tujyana muri salo akavuga ati mu musuke akabyerekana mu musuke biriya akicara hariya. Nasibye bisuko byitwa ngo iki? Umva nanjye nene nabyumvanye ariko byitwa boho. Boho. Cy'abanyarwanda gabo. Icyo se byo noro byitwa ariko nibishyashya. Sha musavura umuturage. Uri umuturage. Ubundi wakwirwa muri ibyo biguti ubundi ukazamenya iki? Ubwenge se sha nta kenge. Akurasa neza pe. Merci beaucoup. Noneho ipantaro wambaye urukweto ye. Ibi byose n'umugabo wawe gukorera. Nako ni sheri wawe ko mu ntara. Ni sheri wanjye sheri. Watoraguye tunamye. Twatoraguye indege irimo abagenzi n'ikibuga cy'indege yuzuye na benzine na station ya benzine. Umva uramuntu nzamugwa inyuma. Umwana mwiza. Araraguhamagara.
tugira amasaha ese kuri kumbaza ibibazo byinshi cyane ubundi bite byawe byereka wajya ngo ugiye kuva mu rugo ubundi ntabwo menyereye yuko umuntu agukorera ibintu byose gushira amafaranga akanaguhamagara kuki yaratamagaye mu gitondo agomba kumbaza ngo njo naramutse gute nimubwo akambwira sheri urari neza umva nese ko wagira ngo nigeze ubicamo wandetse ubwo urumva ufite ibiganiro byo kukuganiriza uzi ko wowe uri kuba mu nzozi zanjye nguki nyibwirira icyo nkwakiriza hari ibintu biba bindenze nk'ubwenge uramukise dufite sheri urufuro nta mawayini dufite wachinara yose uba uzi tunasize mu rugo rufuro yawe igumane aya masaha noneho byo ngiye kumaga fanta agaki agafanta fanta wowe ari se unywa fanta ariko nanone arongera kubera mfitanye gahunda yo kuza guhura nawe ntago ari byiza nyine abazi yo nywa turi kumwe musanire yihese surami yihera ariko kumika oranje ariko none ari ntago ari wemenyereye isoko numva wagira ngo baguhinduriye ndabantuburiye pe ava mbese ma orange gakonje byaba byiza Wikebe ngikize ndasimbizi banza ari ivumbi shashire kamubwire to ntabwo azapfa bwadwandikira ese ko ndikira muze kwibuka amasaha nze kare cheers shawa mana we urararayo umva siko mvuye kumbaza ibibazo byinshi cyane yego ntabwo nongera none se ubata ari ikibazo ariko dufite gahunda yo gusohokana umusaza wawe akabyemera ese ntabwo bizi ko adakora aba mu rugo asiga akora yo none ubu warisanzuye ariko nta gahunda yo kurara turi gusohokana kuzajya gusangira hari projet dushaka kwigaho njye nawe ariko sha ese bamasaba ubundi bite byawe umva njye ntabwo mba nzi niyo umuntu ambaje ngo bite byawe mbara nk'igisubizo namo ko nanjye ubwanjye ntabyo nzi neze mubwire ngo iki nese ufite ikihe kibazo amakuru nyine amakuru umeze gute bimeze ubu sura namaze gute tukubona ajya ngo igicesho ngise sinshaje ubundi ubu none ngezeho gukata umusatsi wakaje nawe arereka nkubwire niba ubona bigikunda uzarya ubuzima nubona umusore ari kubigukorera akakwitaho muri ubwo buryo sheri uzabyemere ntabwo abantu twese twubatse twishimye sheri none se reka nkubaze ndi umugore mubi udakwiye kugenda mu modoka uranyibukije icyo kintu nashaka kukikubaza ubundi kukipapatsa fata kugurira imodoka hanyuma se ndinjije itafata amategeko y'umuhanda nanjye ngo njye kwiga imodoka amasava buretse gato nta nubwo na provisoire bifite nyigira nyikuye he atangurira imodoka ubu se nirirwa mu makanzu y'ibitenge ari uko nibura ngurira ikanzu nabanza ngurira ikanzu nibura ngurira imodoka nyuma urashaka kuvuga ko ibi ngibi wambara nibyo kugurira cyangwa nibyo iki ni igitenge cy'ibihumbi 5 no kukidoda 5 ni amafaranga 10 mba nishakiye uwo mugabo Imana imutembereze uwo mugabo Imana imutembereze kabisa njye ntabwo namwemera sheri nubwo mubona mba mu nzu nziza ngo ngwikaritse ngo muziko mu masafari ubayeho neza sheri agenda karenda kuzanyica agenda karenda kuzanturitsa umutima papa savasi niba baramuroze niba byara akibaza umugabo kutakwitaho byo wenda wanavuga ngo harimo no gusaza wavuga ngo harimo no kuba dufite abana wenda dufite inshingano nyinshi sheri ntakwitaho mu buzima busanzwe ntakwiteho mu mirire ntanakwiteho mu buriri uziko iyo mubwiye ngo dukumbuye agafi aba bifata nk'ibintu wagira ngo kugura ifi ni nko kugura umudugudu
none tutari warengaho uracyari hano mariki hanyuma njye he shobanye mfite imyaka 46 njye he none ubwo amaherezo nabaye nyira ndarwemeye none se nkuri yambabarira njye njya kujya ahantu ngomba kujya gusangira n'inshuti zanjye nkagukura mu mubare kandi ubizi kuri inshuti yanjye cyane kubera mba nzi kuri buze wambaye ibiguti yamba nzi kuri buze umeze gutyo none se nze nambaye icyari nze nambaye nyine ugomba kwitaho ukambara imyenda myiza akajya kugura imyenda myiza nk'umugabo wawe sheri nabaye nyira ntabwa nabaye ibaze ko n'ubu ngubu ari njye wishaka udufaranga havuga ngo reka ngende nibura kwiyogoshesha se 2,000 nibura bantereremo n'aka katentira abantu bagire ngo nyine ndi umusirimu ngasiga n'inzara za 500 kugira ngo mbona aho nca mbone ntabwo ari wowe uwo ntabwo ari wowe none se iyi kanzu uyinziho igihe kingana iki ese none ukuntu yacuye ukuntu yashaje nese igitenge cyayo cyo gushyira mu mutwe cyo nirwa nkenyeye ahangaha sheri ufite umugabo kwitaho ntabwo wakwibuka imyenda ufite oya uretse gato mbanze ngubaze aho ntabwo kubona nambaye ibyo bintu by'ibiguti akavuga ati hanyuma yaraguhaze kubera ibintu wambara hanyuma ibindi se yanguriye nkanga kubyambara nibe ari uzashaka umukobwa ntabwo ndi kugutega iminsi iyo umugabo atakwitayeho uracopera sheri njye nyiri umunyeshuri ntabwo ari uko nasaga nabaga mbizi ko ndi bugura akajipo kanjye ka make k'ibihumbi 3 cyangwa 5 ariko nkagura utujipo 3 cyangwa 5 two guhinduranya ariko ubu mfite amakanzu 3 nambara mpinduranya buri munsi ikanzu wansanze mu kwa mbere niyo nsanga mu kwa kabiri kujya mu kwa 12 mvura mubwire masava uri inshuti yanjye urabizi ntabwo nishimiye kubona umeze gutyo ubu ushaka kuheruka mu mujyi nko mu myaka n'ingahe yashize umugore wicara hano mu rugo ufite umugabo mu mujyi naho mpajya kubera ko basaza banjye baba bampamagaye bakambwira ati ngwino dore nk'umuryango ntuzi gusohoka ntuzi kwa sinzi gusohoka byo none ndabikumbura noneho niba yarabonye yashyize akabara ahangaha agira ngo azanye akabari ko kugira ngo njye nsohoka sinzongere gukenera gusohoka ntabwo ashobora kumbwira ati basi tumanuke kwa piga nzenze basi ngure brushette kwa piga nzenze mvuga brushette ati hariya hatongera zotse none se reko ndi mubaze ubundi ibyo bintu bimuganiriza ashaka kubaza ko ukunda kuba umeze gutyo wowe se iminsi umaze uzanga uheruka kumubona papa sava mubona 5:00 saa 6 z'ijoro atashye iyo aje ahita ajya mu kabari n'abandi mbati babaraho cyangwa abandi bagabo baje agera mu buriri saa 9 ahita asinzira Masava cyangwa ashaka ko hari undi mukobwa wamwinje bari kumwe ari gukorera ibyo ngibyo ntabwo mbizi gusa niba nzahitamo nyine nkavuga ngo nabaye nyira ndarwemeye nyine icyo gikoreye mu matwi yanjye ntega amatwi neza ndashaka kugira inama ndashaka kugira inama niba mwaraganiriye ukaba nta kintu abikoraho niba ubona akomeza gucupiza gutya niba uko yagufataga kera mu kibana byarahindutse kuko biranagaragara ukuntu usigaye umeze ari reka nkubaze ubu nkwiye kuba mfite telefone imeze gutya babarira nagize ngo ni hawa muca abantu umuntu wese utunga telefone imeze gutya telefone imeze gutya iPhone 7 uzi telefone afite afite iPhone 2 15 na 16 hanyuma ukamutunze n'iki ko binge ndi kukubaza ntabwo mbizi ntawe uharereka nta n'undi muntu uri hano nta muntu uhari bamubwira ikintu tugiye gukora Masava kandi ucubariza nzi neza ko kiri bukunde ndashaka umwaka divorce mu izina rya Yesu ari reka nkubwire ari azananira ariko sinzava muri ubwo ndashaje nta wundi mugabo nabona wanteza amatwi ntega amatwi kubanze wumve simvuze ngo muyihane ndashaka umukange kuri divorce mubwe gushaka divorce bikumva mukange uretse nukumukanga ntago azayiguha ndabizi kubera yuko buriya papa Sava ukuntu ngiye mubona ukuntu ameze kuriya ni umuntu wagiye kubaka bizi neza ntago ashobora gukora divorce abagabo nk'abariya niko bameze ubakanze ubabwira divorce ariko umugabo nashatse uretse yihagararaho wabigerageje ukareba bigerageze ndabizi neza ukuntu yirirwa kuvuga muri bandimbati nabandi bose yirirwa kuvuga ngo mfite umugore mwiza umugore umutima w'urugo umugore udakunda ibintu by'isi umugore udashamadukira ibintu by'isi ajya bivuga ngwiki
uza abaye abivuga nabikora abaye abivuga yaba nkunda ahubwo adashaka kubinyereka cyane ahubwo namutega umutego ahubwo ngo ndashaka divorce kubera iyo ari kuganira n'abandi bati n'abanuze n'abari abaramazani baba bamubwira uburyo abagore benda kubasaza babaka ibi n'ibi noneho akabona we ntujye ubimwaka urumva umubwiye ngo divorce yabyemera ntabwo yabyemera azi ko akantu guhaye niba rutubushete twa hano unyurwa ndanyurwa nkaryama gasi azi ko niba wiyambara icyo gikanzu n'icyo ngicyo unyurwa uri kumva namuteye hejuru ngo ndashaka ndamuteye hejuru azi ko kujya muri salo amafaranga atengeje 10,000 hakuze ko yambonye amatwi uretse wumve se abandi bagabo bakoresha imisatsi y'abagore 50,000 sinzi ngo amabreda shop sindakubona agiye muri breda shop sindakubona wasohokanye n'izindi nshuti zawe azi yuko uri umugore wo mu rugo umwitaho wita ku bana bana sinzi ngo ni wowe uyatera sinzi ngo mutarajya ku kazi ari we wanje kumutegurira ya mugabo mbyuka saa 11 muri uru rugo mukangishe divorce kandi koko ntiyashobora kubaho wenyine none oya ureke no kubaho wenyine kugira umugore w'umutima mwiza nkawe urumva yakwiteje akavuga ngo divorce arayemeye wowe mukangisha uzambwira nubona cya kiraro kiri harahirya azajya kikunyuza guhetse sheri kandi nibirya nshuti yanjye uzamamagara umukokana nzaguhamagara nako narwo nirwo avuga ngo nibirya ndabizi neza ko bigomba kurya ako ngengera aho ngaho mwumirwa n'ukuri kw'Imana ko wumva radiyo ukareba televiziyo ko ufite telefone irimo byose ko ibitabo biraha ko imanza abantu bajya muzizi nk'abo bantu muhamugana ejo ubundi nkubaze uriya niwe rugero rwawe mugishanya inama abyaye umwana w'imyaka 10 n'ingahe ndakubaza abyaye umwana w'imyaka 10 n'ingahe uzamenya niba afite karisi ngendo damakariso se ubundi nkubaza ngewe na mudodera amakariso menya amakariso yawe wacitse nkandese pima amabere se menya amasutiya yawe ne ntukora hari ubwo ujya gukora wavayo nkakubwira nishyira ayo mafaranga hano mbanza nyabare si ukunyunganira nabwo ubishatse si ukunyunganira hanyuma si ujya kuvuga ngo nta bintu ubona ibyo bintu ukeneye ubyiguriyemo hanyuma ubundi yego da ibyo byose simbikora ninda wagukatisha gutereramo tentire izo nzara mbese ubu uri umugore ubayeho nabi udafite ni imodoka nibura uvuga uti abandi barayifite nawe ndabizi ufite amafaranga ntushaka kuyigura ngo kiba ari igikorwa nyamukuru harya ngo nzajya guheka ngo nkunyuze ngo ngusimbize nkunyuza kuri kiriya kiraro njyewe nikorera imitwaro njyewe bakubwiye ko ndi kigigi mbabaya n'ukuri kw'Imana ntabwo nari nzi ko wahise sasa rero reka tujye twumvikana mbabarira pe ndakwingiye ntago ibi bintu uba ukwiye kubizana gutya ngo nurangiza ufate umuntu w'umugabo uvuga ko nta gaciro ubuha umuntu ku buryo uza ukambwira ubuntu bw'ubusabusa ugahita ufata igitabo ugakora ndashaka divorce ninde wababwiye ko ari imikino cyangwa kubaka ari ugukina saye cyangwa biye icyakuzanye hano ntacyo uzi nsabye imbabazi n'izina ry'Imana mbabarira ndakwinginze koporora izo nomero zo hejuru izo zo hejuru zikoporore uhamagare metere umubwire yuko wakinaga umubwire uti ni ubugoryi bwanjye n'ubumara n'ubucucu ni kuhitagire ziko indi umukubwira njyewe ubu se ndamubwira ngo uti imubwire nutabimubwira agatangira iyo nzira ubwo uzayijyamo kandi uzanabyishyura hasoni uzi ko mukingena nuko abarundi bo kurushya abo bantu bafite akandi kazi nakureka tukagerayo mpaka tugeze mu nuza mbanziriza rubanza izina ry'Imana nta divorce nashakaga muhamagare nyine ntabwo ngiye muhamagara njye se ndi umugabo uvuga ubusa reka muhamagare n'ikindi gihe kandi ntukajya unzanaho imikino
ntabwo bizongera urumva ni kuri kwimana njyewe nawe ntabwo twotsanya runonko